Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Souvenir na Shani ya TV. Uyu munsi nanone nje kugira ngo twiganire tumenye byinshi ku bintu bimaze iminsi bicaracara. Ejo bunene bwo nari ndi kubabwira nsubiza uriya mugabo wari watangiye anyiyenza ambwira ibintu byinshi, ambwira ibintu by'ubugambo, ariko ejo nari nakoze ikiganiro mubwira ko ubugabo si ubutumbi. Ubugabo si ubutumbi, murabizi ko nagiye mubabarira kenshi, ariko ikibazo mubabariye agira ngo ndamutinya. Niyo mpamvu rero yo kujya mubwira ntatuza azatuze, njye simutinya. Ndaje mbereke bimwe mu byo yavuze byatumye ndakara, nkatuvuga ni kanze nanjye mbonane nawe. Nimara kubibereka mumbwira ati se hari aho narengereye, aho nakoze ikosa. Ngende umuntu uca bugufi usaba imbabazi. Aho nakoze ikosa mumbwira ati nakoze ikosa, bino uzabihindure, bino nibi. Ngiye n'ukuri nzagenda mbumva, ariko mu gihe kinyiyenzaho sinzamworohera. Reka mbanze mbereke bimwe mu byo yavuze byatumye ndakara cyane. Nze mbereke nuko byari byifashe ubwo nasohokanaga Shani yatwishimye twibereye ahantu twagiye gusangira agafanta. Byose ndaje mbibereke, hanyuma mitenza tukomeza tuganira ku byo uwo mugabo yavuze, tunaganira mbabwira muri make uko ikiganiro najyanye na Shani ya cyagenze. Mbese ndaje mbamara amatsiko ibyo mwibazaga byose kuri njye na Shani ya, muraje mu birebe. Kanda subscribe rero niba utarayikanda, ukande like nimba kunze byacu, ubundi Souvenir na Shani ya TV ikomeze zamuke kandi ikomeze itere imbere. Ujye no kuri Shani ya TV show naho ukande subscribe ni channel zacu, ubundi tugiye tubana mu biganiro bya buri munsi cyane. Yes, reka nze tubanze turebe ibyo uno mugabo yavuze, ariko nanone tubanze dukore no ku mafaranga. Iyo pronunciation, umwarimu wo kwigisha iyo pronunciation n'uwahe? Ese cyo cyongereza uvuga ni British na American, ni ikihe noneho mu by'ukuri koko? Ubu rero waje wikakaje, wigize bandi, wigize story, wigize nyira icyo ntazi, ngo diplome, noneho ibaze uvuga byo urabishoboye. Ibyo bikorwa byawe nibyo dukeneye kugaragaza. Umugore muri kumwe, ngiye sindi kumwe nawe, nanaguhaye rugarira kubwa ati fati ya mbere rwose uterete ushyira umutima hamwe. Rero nari nzi yuko amagambo yashize hasi, nari nzi yuko ugiye gutuza noneho amagambo agashira ivuga, aho bukagaragaza ibikorwa noneho kuko naguhaye go ahead. You bro, huh? I don't like the man like you, because even if you say anything, I don't match with no. Utaza gutuma mvuga byinshi kuko ntago waza gusobanukirwa ibyo ndi kuvuga. Even if I think about you, bitandakara cyane. Impamvu ndakara ni iyi ngiyi, mba nibaza rimwe, ese uwo mugore aramutse akwemereye nta kintu na kimwe wasadiya ku bana banjye, habe mu mibereho, habe mu bumenyi. Uri wa muntu umwana bazahomo wake ntunamenye no kwimusobanurira, kuko byonyine hano wigaragaje n'abantu barabyiyumviye. Uburyo usomamo biragaragara ko nta n'ikintu wasobanurira uwo mwana. Niba udashobora gufasha umwana homo wake, ubu urumvira ko uzaba umumariye iki mbere na mbere? Souvenir we. Peti, nongere ngo subiremo, we ntago ufite ubushobozi bwo kwicaraho nicaye kugeza kuno munota. Narari gusubiremo bimenye aho nakwicara ntiwahicara. Ikindi kandi aho naba nicaye hose umuyita ngo ubundi ngo umugabo ngo nimwumvise ngo yayamariye ngo mu kabari ngo niho ngo hambere ngo ashyira imbere. Buriya akabari uzatandukanye ngewe, akabari niba nkinjiyemo mba ngiye gufata icyo bita igihembo cy'abagabo. Buriya nta mbwa yicara mu kabari, uzanabicunge neza ubimenye niba utari unabizi. Abagabo tugirana inama twicaye hariya turi kuganira, tukavuga uti ko iki kibazo gihagaze gutya twakora iki.
Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Ngira ngo umaze kumva uwo mugabo ibintu yavuze, mwabyumvishe ntabwo nje kubisubiramo, ariko se nanone k'abantu bakabya kariya kana k'agasore koko kagiye gupfira muri Kenya, kuko kurabona katagiye kudupfiraho. Niko ugiye kudupfiraho waraye usuveniri rererere ngo mwamwumvise ngo ntabwo yabasha no gukoresha uhumaka abana. Hanyuma wowe uri aho muri Kenya se niho uri kubigishiriza cyangwa niho uri kubafasha muri ayo masomo yabo? Iyo mikoro uri kuyikora, uri kubafasha kuyikora? Aka kanya ndacyabona ko urinjije cyane, urinjije. Ntabwo natinya kwivuga ko birigaragaza n'abantu barabibona, urinjije cyane. Aho uri muri Kenya mu ndaya mu bagore, abo bana uvuga wowe byibura uri kubitaho? Uri kubitaho? Nabonye wifatishwe tu video ushyiramo ngo umuntu bakumvira iki? Umuntu ashobora kwibeshya, wenda bibaho, umuntu akibeshya bitewe n'ibintu ari gutekereza mu mutwe. Ako ntabwo wakagombye kwita ubyoreraho ngo uhite ukora ubuntu bw'ubucucu. Ako wajya umenya kuri uwo mugabo man, ukareka ibintu by'ubutiku, ukareka kwiruguza utuvuga, uzajya umvuga ngo uvuge byo kuvuga ngo akwihorera. Mw'abantu mwe bakunzi bacu mujye mumbabarira. Iyo ubonye indi gutondagira uba ugomba kuyikura mu nzira, kubera ko ejo byarabandi kindi, cyangwa se wenda wenda ngushaka amagambo atari meza mu mbabarira, ariko iyo ubonye ikintu kikubangamiye urakirinda. Rero wa musore ni ukuvuga ngo rero sima nshaka ko tunamutindaho, ariko icyo utamariye abana bawe ujye wicara uzi ko hari abandi bagomba kubikora. Nshaka akanya nkurerera, simbyicuza kuko nakunze Shani yambise ko afite abana kandi babiri. Mu bushobozi bwanjye kwita ku muntu cyangwa gukora inshingano si ubushobozi, n'ubushobozi bukeya burabikora. Icyame n'urukundo no kumenya ko biri ngombwa kandi ukabikora ubyiyemeje. Rero ngiye nicyo ngo ntabwo mbikora kuko ndi umukire, ntabwo mbikora kuko mfite amafaranga menshi, ahubwo mbikora kubera urukundo nkunda Shania ndetse n'abana, yaba ngabo yaba na Gentil. N'abana nkunda kandi bamaze kunyibonamo nanjye nkabibonamo. Nabona twicara tukiganira, tugatera story, tukaganira. Bananyita daddy. Bananyita daddy kona ni byiza nkabaterura tukishima. Hako wowe uraho hakugira ngo terura abana bawe, uri guterura abagore. Arizo ukaza ukanavuga nkaho ubuvuga iki koko peti? Gendi guterura abana bawe, ako akakanje n'abanjye. Wowe uri mu ngutiya z'abagore, urumva wowe duhwanye ibitekerezo wa mwana we. Umwana ninde? Ni wowe. Aho rero byari ku ruhande rwa Martini cyangwa se wa umuntu wigira umugabo avuga, ariko mwabyumvishe namwe si ngombwa ngo mbisubiremo. Ahubwo mwebwe mujye mubanza mwumve ukuntu hanze hari abantu bigira abo batari bo. Kigenda ndaje mu kanya mbumvishe nibyo Shana yatangaje. Ndabifite hano bye Shana yatangaje avuga kuri uwo mugabo uvuga ko ngo yarihira ishuri, ngo yarihira abana ngo muri Kenya, ngo agira umve
amagambo Shana yawe yabashije kumusubiza. Uyu munsi navuga ngo iki kiganiro cy'uyu munsi muramenya ukuri kose. Reka nze banze mbumbishe n'ibyo Shana yatangaje. Byaye bo mu bana ufite nkunda kunavuga ngo hari abazwi ngo n'abatazwi, wasanga hari n'abo ufite ntazi ntawamenya, ariko mu bana ufite uwishyurira ishuri byibuze ntinde wavuga ati byibura uyu ndamufashe kangiza ngo kuza ngo kugura divorce ngo amafaranga nagakoresheje ngo yarihirira umwana hano muri Kenya ngo wewe wabanje ukishyura iryo mu Rwanda rya makeya urajya kwipasa muremure n'ibito byarakunaniye, wabanje ukishyura irya makeya mbere yo kujya kwishyura iryo rya 300. Ibanza wishyure iry'ibihumbi 30 ureke kwishyura irya 300. Gusa sinjajinga mana yanjye, tekerezo byawe byubahwe, ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, tekerezo byawe byubahwe, uri mukuri tayari mukuri kwawe gumana ukuri kwawe nanjye ngumana ukwanjye, mbabarira kandi sinzongeye kumva duterana amagambo kuri social media, sibyo? Nubwo ari bo batwubakiye ntago ari bo badusenyeye, sinangomwa kwirirwa tuza hano ibintu ujya wumva cyangwa ukagendera ku makomenti ukibeshya. Nimba umuntu muri komenti yaranditse akavuga ngo kuba nashaka undi mugabo nkavanga abana, urumva nawe rero ujyaho burikinnye ngo ubwo ngo nkeneye undi mwana ngo naguhamagara ngo ukantera inda. Ese urumva nashatse nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ndashatse najya kuguhiga ngo untere inda yiki? Umari igize izo wantezo warazireze. Okay, mumaze kubyumva. Shana wowe ubwo arivugira uti abo bana uvuga heno yarayemeye aravuga ngo Shana yakeneye undi muntu umutera inda ngo yamuhamagara we ngo yamutumizaho. Yesu we, wamugana wa Shana urumva Shana yarabaye yarabuze umutera inda, ahubwo subyirwa n'iki ko ayoja muzatungurwa n'ibintu byinshi mu minsi iri imbere. Ndabarahiye bantu bacu bakunzi bacu, muzatungurwa n'ibintu byinshi kandi imbere kandi bizabashimisha. Mureke muve kuri uwo mugabo nakadutakariza umwanya. Ibaze ngo Shana yaguhamagara ngo ukongera ukamutera inda yo kumaza iki? Izo wateye nabo bana wabitayeho wa mugani wa Shana ubwo arivugira ati bo kumaza iki? Icyo atabonye ni ikihe? Ubugome wamukoreye urashaka kunyuka mukuru wundi bugome? Yewe ndamuhaye abana beza, kuko abana beza ni Imana ibatanga, ariko nawe nzi ko kuri aka kanya avuga ati nahuye n'umugabo wa fake kabisa. Ubu ngo ntabwo yakwicara mu bantu avuga ngo afite umugabo. Ese yabibwira ndetse ubu ntabwo yaba proud yabyo. Cyakora avuga ko afite boyfriend. Ko we arahari. Ariko mana sha urarihira umuntu muri Kenya uri uwuhe? Muri uri uwuhe koko wabikora wowe wabikora? Wabikora kwera? Ntabyo wakora. Byarakunaniye yakubwiye ngo banze urihe ishuri 30,000 niyo bariha mu Rwanda. Nubishobora turemera ko urenze. Byarakunaniye none ugiye kuriha ngo ishuri ririha 300 urayafite se urayakorera? 300 se urayazi? Uretse kuyumva nyine bayavuga 300 wari wanayatunga. So rero nta kintu twavuga kuri wa mugabo, urumva nta kintu twavuga kuri wa mugabo kubera ko tumaze kubona ko nawe ntabwo ari we tuye tunamubabarira, kubera ko uyu muntu afite akabazo ko mu mutwe akenshi avuga ibintu bitameze neza. Kandi tumaze kubona ko Marite ko byara kose naga afite akabazo mu mutwe, ashobora ari katuroma cyangwa se wenda kandi akabazo kajyanye no mubiri cyangwa se no mu mutwe nyine muri rusange. Katuje tumwihanganira, cyo twumva ko ibyo yavuze tumwihorere wa mugani tumwihorere. Wabonye ko Shana waranamuseka ko ati nararigushije. Nta mpamvu rero kujya tugutindeho, ubwo ni ibyo. Soze mwiyama
ntuzongere kumvugaho buteshwa sinize nereta mwitwaje kuko we nakwitwaza uri igiki urinde uri igiki najya gutereta shana mwitwaza mu bijyanye n'iki wowe ako kado rero ugatinyuka ngo ukabisubiramo ngano wakwicara se nahicara wowe akashare ka ngujya mu kabari ngujya mu kabari ngujye guhura n'abagabo ngo kuyamuha n'ibitekerezo nuko ibitekerezo baguha twarabibonye si wowe nizo nshuti zawe gw'ibitekerezo nk'ibyo baguha n'ibyo unitse ubwo mwabaganira mwasinze mukaganira iki privugiye ngo kujya mu kabari ugira ngo uganire n'abagabo bagenzi bawe ngo muhane ibitekerezo baguhaye nibyo gutoroka ibitekerezo baguhaye nibyo gusiga umwana mutoya nk'uriye gukeneye nk'umubyeyi ibitekerezo baguhaye nibyo gusiga umubyeyi nka Shania mwiza ibitekerezo baguhaye nibyo kugenda ugasahura urugo ibitekerezo baguhaye nibyo kugenda n'igitwe umwana akaba atabana n'amafaranga 1000 yo kugura amata ese iyo uri kumwe n'abo bagabo ubundi ubuvuga ko nawe uri umugabo ese wenda tubari uri umugabo pe igitsina gabo ariko suvuga ko ufite abana yogomba numiwe ariko nanone niko nyene twagusanze nikomeze tuye tukwakira ukuri byaragucanze ariko wenda usenga Imana bizabe byiza kuko urabona ko byaragucanze ariko kubera Imana bizagenda neza ntabwo uyu munsi mfite umwanya wo kuganira namwe ibintu byinshi mu mwagiye mubyumva icyo mbasaba no kujya kuri Souvenir na Shania TV mugakanda subscribe iyo ni channel yacu cyangwa se channel yanjye na Shania afite channel yitwa Shania TV show naho mujye mukane subscribe ahundi icyo kigabo mukiveho mugende murebe ibintu yasohoye kuri Martin Comedy byo bucucu yabivuze ejo bundi hashiwe nk'iminsi 3 kumubisubiramo mu byumvi nibwo mubyumva neza kubone mu we singana nawe unduta mu myaka ariko nunduta mu bitekerezo nibyo nakora ni wabikora kuko we nta kintu na kimwe ndusha uretse imyaka yonyine ibindi byo uri gikuri mu bindi byose uri iki uri gikuri mbese nyine uri hasi cyane ntuzongere uduha amahoro yaba nge yaba Shania yaba Gentil yaba na Ngabo kubera ko none ntacyo bamariye niba ari icyo bamariye ugikore tunabibone kuko nimba uwo mwabyanye we yivugira ati ngiye nta kintu yamariye n'ishuri byaramunaniye kurumva wowe wazuvuga iki we toka kore wakibwawe toka wewe umvire mu rukundo nanjye singiye nivanga mu rwatsi nigize nza gutesha umutwe uri mu rukundo rwawe nanjye mvira mu rwanjye gasopo we mawe ntundakaze ibyo nashaka kumvikanisha babyumvise reka murekeraho ariko niwongera reka nsoze nisuriza abantu mwebwe muri mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba ndetse n'uburengerazuba ndabashimiye cyane ko twabanye n'iby'agaciro cyane abo twatangiranye abo twasozanyije kino kiganiro nizere ko musobanukiwe ibintu byinshi kandi inama zanyu ni ingirakamaro jya muri comment inama yawe cyangwa unyandikire kuri 078 92 71 685 ubundi tujye tukoza tubane umunsi ku munsi nge ni Souvenir wa Shania tukoze tubane mu bitaha bye bye.